Shalom, turakuramukije ubuntu n'imbabazi zibonerwa muri Kristo Yesu bibe ku buzima bwawe wowe aho uherereye hose hirya no hino. Tuguhaye ikaze ku isengesho ribohora kugira ngo tuganire amagambo y'ubugingo. Imana iguhe umugisha. Wowe wakoze subscribe, Uwiteka aguhe umugisha. Nawe utarayikora hano ku isengesho ribohora wadukorera subscribe ndetse cyangwa se s'abone mu rurimi rw'igifaransa. Uwiteka kugirire neza. Reka dusenge turarika umwuka wera kugira ngo bane natwe abe kuri wowe ndetse abe kuri njye. Mwuka wera turagwamagaye kugira ngo uze ubane natwe hano ku isengesho ribohora. Mwuka wera mbara akanwa kanjye, ambara intekerezo zanjye, ambara umutima. Mwuka wera nirijwi naryo ryambare mu izina rya Yesu Kristo watsinze urupfu n'ikuzimu. Mwuka wera ambara umubiri wanjye wose katika jina la Yesu. Ambara igicucu cyanjye Mwuka wera katika jina la Yesu. Ambara ubuzima bwanjye Yesu Kristo igiti cya Dawidi watsinze urupfu n'ikuzimu. Ambara ubugingo bwanjye mu izina rya Yesu Kristo. Umwanya nk'uyu tujye kuganira ijambo ryawe, tuganira n'abantu baje ku isengesho ribohora official. Uje wese ahabwa umugisha kubwira ijambo, uje wese mwami abashe kwakira ijambo ryawe kandi ribashe gushorera imizi muri we. Izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Urakoze Mwuka wera, ngaho mpamagaye n'abamarayika kugira ngo bagote hano. Wajina Yesu Uwiteka, tuma abamarayika kugira ngo bagote aho ndi katika jina la Yesu. Tuma abamarayika kugira ngo bagote aho uyu muntu anyumvira, nawe mu izina rya Yesu bamugote katika jina la Yesu. Ubwami bw'Imana bwururuke kandi bwururukire gusabana natwe no kuturinda, kuko n'ubundi dusanzwe tubarizwamo. Mu izina rya Yesu Kristo ntabari njye ahubwo bari wowe uvugira muri njye kugira ngo tuganire n'ubwoko bwawe kandi twese dufashirizwe icyarimwe mu izina rya Yesu usumba amazina yose. Amen. Nshuti mukundwa muri Kristo Yesu, tuje kuganira. Icyo tujye kuganira uyu munsi, teme iravuga ngo ese usobanukiwe neza ko ubuzima bw'umuntu butarangirira mu ipfa rye? Ntabwo ubuzima burangira mu ipfa ry'umuntu. Benshi bazi yuko iyo umuntu apfuye biba birangiye, ariko ntabwo iyo umuntu apfuye biba birangiye. Ntabwo ubuzima burangirira mu gupfa. Nongere mbisubiremo, ntabwo ubuzima burangirira mu gupfa. Imbaga nyamwinshi izi neza yuko iyo umuntu apfuye aba aruhutse, ariko hari ababa bataruhutse. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana ritwereka yuko neza ubuzima bw'umuntu butarangirira mu gupfa. Ntabwo iyo umuntu apfuye biba birangiye, mu yandi magambo. Na nyuma ya bya bindi twebwe tuvuga ko umuntu aba apfuye, ubuzima burakomeza, kubaho birakomeza. Nyuma yo gupfa kubaho birakomeza, bigakomereza mu isi y'umwuka. Nongere mbisubiremo, nyuma yo gupfa mu buryo bw'umubiri, kubaho birakomeza ku mwana w'umuntu. Iyo umubiri w'umuntu upfuye, ubuzima bw'umuntu burakomeza kandi bugakomeza kubaho. Bushobora gukomeza kubaho buri mu mibabaro iruta iyo bwari burimo hano mu isi, cyangwa se wa muntu agakomeza kubaho nyuma yo gutandukana n'umubiri, cyangwa nyuma yo gupfa k'umubiri akajya mu munezero n'ibyishimo. Ntabwo ubuzima, ntabwo umuntu uko Imana yamuremye umuntu ajya apfa. Hapfa umubiri w'umuntu, kandi umubiri w'umuntu si umuntu. Umubiri wawe wambaye ntabwo ari wowe. Nubwo ukoshya ukagira kwifuza kwinshi no kurarikira kwinshi uwo mubiri wawe, ukumva nawe wawuha ibyo ukeneye byose,
kugira ngo uwushimishe, ariko umubiri wawe nukomeza kukudomina, ugakomeza kugutegeka, uzisanga nyuma yo gutandukanywa nawo ukomereje mu buzima bw'amarira n'akababaro n'ibyago n'amakuba byinshi by'ibihe by'iteka bidashira. Benshi Satani akunze kubapfuka ku maso, akabahuma imitima, akabatwara ubwenge, akabahenda ubwenge, akabashuka cyane, akabumvisha yuko bapfuye baba baruhutse, nyamara uhereye igihe utandukanyijwe n'umubiri n'ubundi uba ukomereje mu bundi buzima. Aho ukomereje rero hashobora kukubera habi cyane kuruta bwa buzima wari uriho hano mu isi. Nibura uyu muntu ari hano mu isi wasufurira ukababara, ukagira ibintu biguhumuriza, ariko hari izindi si nyuma y'ubu buzima bwa hano umuntu avamo. Hari isi winjiramo ntugire uwo guhumuriza, ukababara wenyine, kandi uwo mubabaro wawe ubabara utabona nibura uza ngo aguhumurize muri uwo mubabaro. Satani ntazakushuke ngo akubwire ngo iyahure. Ubu se ngo kubaho hano mu isi ubabara gutya bikumariye iki? Nawe ufata umubiri wawe ngo wiyice, buriya abagusoromye ahita gutwara. Satani anezezwa nuko abantu bababara mu isi, na nyuma yo kuzava muri uyu mubiri batandukanyijwe nawo bakazababara. Kubera iki? Satani azi ko Imana ikunda abantu. Noneho rero iyo afashe umuntu akamutwara cyangwa akamubabaza cyane, Satani aba azi ko arimo arababaza Imana. Nshuti mukundwa muri Kristo Yesu, nyuma y'ubu buzima, nyuma yo gupfa k'umubiri, ubuzima bwawe burakomeza, na nyuma yo gupfa umuntu akomeza kubaho. Reka dusome amagambo y'Imana. Kadusome amagambo y'Imana, hanyuma turebe ibi byanditswe. Nyuma yo gupfa umuntu yongera kubaho. Byibuke nibyo jambo. Ntabwo ubuzima burangirira mu ipfa. Reka twihute mu gitabo cya Luka igice cya 16 n'umurongo wa 19. Twumve hano Yesu ari kubyigisha. Muri Luka igice cya 16 umurongo wa 19. Tangira avuga ngo ni Yesu wavugaga aya magambo, ngo hariho umutunzi wambaraga imyenda y'imihengeri y'ibitare myiza iminsi yose agahora adamaraye. Kandi hariho n'umukene witwaga Lazaro wahoraga aryamye ku muryango w'uwo mukire, umubiri we wuzuye ibisebe, imbwa nazo zarazaga zikamurigata mu bisebe. Kandi yifuzaga guhazwa n'ubuvungukira buva ku meza y'umutunzi. Bukeye umukene arapfa, abamarayika bamujyana mu gituza cya Aburahamu. N'umutunzi nawe arapfa, arahambwa. Ageze ikuzimu arababazwa cyane, yubuye amaso areba Aburahamu ari kure na Lazaro ari mu gituza cye. Umva ijambo ukuntu rivuze ngo ageze ikuzimu arababazwa cyane, yubuye amaso areba Aburahamu ari kure na Lazaro ari mu gituza cye. Ngo arataka ati, Aburahamu sogokuru,
mbabarira wohereze Lazaro akoze isonga y'urutoki rwe mutuzi atonyangirize ku rurimi kuko mbabazwa n'uyu muriro. Aburahamu aramubwira ati mwana wanjye ibuka yuko wahawe ibyiza byawe ukiriho, Lazaro nawe yahawe ibibi none aguwe neza hano, naho wowe urababazwa cyane. Kandi uretse n'ibyo dore hariho umworera munini bikabije hagati yacu namwe washyiriweho kugira ngo abashaka kuva hano no kuzaho muri batabibasha, kandi n'abava aho batagera hano. Bumvise iby'iri jambo. Uyu ni Yesu atangiye atwereka ngo hariho umutunzi wambaraga imyenda ihenze y'agaciro, akiri mu isi, yahoraga ku mazi, yahoraga ku nyanja, yahoraga aryoshya ubuzima abukanda uko abyifuza, akabaho adamaraye, nta mubabaro afite, nta bibazo afite, agahora mu mahoteli atandukanye, za Miami Beach, akaba yagiye za Dubai, akaba yagiye ahantu hose za Zanzibar ku mazi, akaba yakoze ubukerarugendo hirya no hino, ari kurya ubuzima, agendera mu kijipe cyiza, ngendo z'indege sinakubwira, abaho mu isi adamaraye. Noneho sasa hakaba n'uwo tubonye we afite izina. Uyu mutunzi nta zina afite. Impamvu uyu mutunzi izina rye ritavugwa, ntabwo Imana izi umunyabyaha. Izina ry'umunyabyaha Yesu, izina ry'umuntu wapfiriye mu byaha, ntaho riba rizwi. Izina rizwi ni ry'umuntu wapfiriye mu Mwami, kuko riba ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo, ariko izina ry'uwapfiriye mu byaha ntirimenywa. Niyo mpamvu uyu mutunzi izina rye ritavugwa, ariko hakavugwa izina ry'uyu Lazaro. Lazaro rero ngo nawe ari mu isi, we yarababaye cyane, ari mu mubabaro. Kurya byari ikibazo, kwambara ari ikibazo, kurwara ngo yivuze ntago byari bimworoheye. Noneho yarebaga uko uyu mutunzi abayeho, akifuza kurya n'ibyo kurya bivuye n'ubuvungukira, basi bya bindi byatakaye byavuye ku meza ye, cyangwa ibyasigaye, ibyo yasigaje, cyangwa rimwe na rimwe akifuza no kurya iby'imbwa ziwe ziriya, ariko uyu mukene ntabibone. Noneho rero igihe cyaje kugera, bombi baje gupfa hano ku isi. Mutunzi arapfa hano ku isi, ubuzima burarangira, baragenda bashingura umubiri we. Ariko hano turabona nyuma yo gushingurwa k'uyu mutunzi, yo gushingurwa cyangwa guhambwa k'uyu mutunzi, ntabwo byari birangiye. Byarangiriye imbere y'amaso y'abantu. Amaso y'abantu baragiye, bahamba umubiri, bashingura umubiri, baravuga bati nyamutunzi ibye birarangiye. Ariko hano turabona ko bitarangiye, ahubwo yatangiye ubundi buzima. Umubiri bakimara kumushingura hano mu isi y'umwuka, hahise atangira ubundi buzima. Kandi igitangaje nuko aho yatangiriye ubuzima yaravugaga, yarumvaga, yarababaraga, byose nk'uko ubuzima bwa hano ku isi bwari bumeze, niko no mu mwuka yabukomereje. No mu mwuka ari mu isi yarumvaga, akiri mu mubiri atarapfa yararebaga, akiri mu mubiri atarapfa yarababaraga. Ariko turabona nyuma yo gupfa yongera kureba, ngo yubura amaso. Kumbanga mu kubura amaso, nuvuga ngo yarebye hejuru, we ari hasi kuzimu. Arebye hejuru abona Lazaro yibereye mu gituza cya Aburahamu,
abonaho Lazaro aranezerewe, arishimye, aguwe neza cyane. Warebye aho ari abona arababaye, ubuzima ni bubi cyane, buramushaririye. Atangira kwicuza, atangira gusaba. Nawe mu isi ntiyasabaga ari yambaye umubiri, mu isi nta kintu yari akennye, mu isi yari afite byose. Ariko turabona nyuma yo kuva mu isi, wa mudamararo wabuze, agahinda n'akababaro ni kenshi, arasaba ubufasha ntawo kumufasha. Kuko hano wumva ukuntu yavuze ngo arataka Aburahamu, sogokuru, mbabarira wohereze Lazaro akoze isonga y'urutoki rwe mu tuzi, anonyangirize ku rurimi, kuko mbabazwa n'uyu muriro. Ibaze ko uyu muntu hano wapfuye yapfanye ururimi. Kumbe ntabwo umuntu ajya apfa, ni umubiri upfa. ntuzapfa wowe unyumva, wowe uri hano ku isengesho ribora, ntabwo uzigera upfa, hazapfa umubiri wawe. None igitangaje, uwo mubiri wawe numara gutandukanywa nawo, uzagenda ufite amatwi, uzagenda ufite ururimi, uko wumva uyu mutunzi. Yibwirira Lazaro ati nakoze urutoki mutuza antonyangiriza utuzi mu kanwa ku rurimi. Umutunzi yapfuye afite ururimi kandi afite amaso areba. Ntabwo umuntu apfa ntibazagushuke, hapfa umubiri. Gupfa ibyo wita gupfa ni ugutandukana kwa wowe nyirizina, ni ugusohoka mu mubiri wawe ukajya mu zindi si z'umwuka, isi utajyana mu mubiri. Umubiri ugomba umva, iyo bashyinguye umubiri ni umubiri bashyira mu gitaka, ariko umuntu najya ashyingurwa. Hari abantu baba bazi ngo umuntu arashyingurwa, ntabwo umuntu ashyingurwa, ashyingurwa umubiri we. Hari abantu bavuga ngo umubiri wa runaka, ngo umuntu runaka ngo yashyizwe mu buruhukiro. Reka ntariho abantu batajya uyu mutunzi ntabwo yari ari mu buruhukiro. Umva ukuntu yavugaga yinginga Lazaro ati, kuko aho ndi ndababazwa n'uyu muriro, ikuzimu ni mu muriro. Ariko hatandukanye na Gehinamu. Gehinamu, kuzimu na Gehinamu ni ibintu bitandukanye. Kuzimu wahagereranya na sitasiyo ya polisi, noneho Gehinamu ukayigereranya na gereza nkuru ya Mageragere. Urabizi mbere yuko umuntu akatirwa gufungwa babanza kumufungira kuri sitasiyo ya polisi. Aho ngaho naho nshuti yanjye ni nkaho ari muri gereza, kuko naho muri sitasiyo ya polisi hari ibyo butemerewe. Noneho sasa nuvuga ngo ni gereza nto. Iyo rero bagukate bakumanura Mageragere muri gereza nkuru. Noneho Gehinamu ni gereza nkuru, ariko Gehinamu naho hazajugunywa Satani n'abamarayika be na bamwe mu bantu bemeye gukurikira Satani. Rero sasa ikuzimu bwaho ni mu mubabaro. Dukurikije ukuntu uyu mugabo arimo aratubwira ati, aho ndi ndababazwa n'uyu muriro. Ngo Aburahamu aramubwira ati, mwana wanjye, ibuka yuko wahawe ibyiza byawe ukiriho, Lazaro nawe yahawe ibibi, none uguwe neza, naho nawe urababazwa cyane. Nshuti mukundwa muri Kristo Yesu, kubabazwa kwawe kw'igihwayihwaye kwa none uko kwiyongeranya kwa hano mu isi ntabwo kwakagombye gutuma wibagirwa ko nyuma y'ubu buzima uzabona umunezero. Kubabazwa kwawe kwa none nuko akanya gato. Mu isi ntawurama imyaka, abamara imyaka 100 ni mbarwa, ariko nyuma yo kwamburwa umubiri w'iyo myaka 100 cyangwa imyaka 70 80 ushobora kumara, cyangwa se tutazanamara, ugakomeza kubaho mu isi y'imyuka, ariyo mu isi ya Lazaro, aho ngaho
ni ahantu umuntu azabaho iteka, ubuzima bugakomereza ahandi. Ubuzima ntuzishuke ngo burangirira mu gupfa, ahubwo iyo upfuye hari ubundi buzima butangiye, ugiye gutangira, uba ugiye gukomerezamo. Noneho mvuka rero ukuntu hano yakomeje kumubwira ngo nawe ndakwinginze sogokuru ngo nibura reka duhere ku murongo wa 26 ngo wa 25 ngo Aburahamu aramubwira ati mwana wanjye ibuka yuko wahawe ibyiza byawe ukiriho, Lazaro nawe yahawe ibibi, none uguwe neza hano na wowe urababazwa cyane, kandi uretse n'ibyo dore hariho umworera munini bikabije hagati yacu namwe washyiriweho kugira ngo abashaka kuva hano kuzaho muri batabibasha, kandi n'abava aho batagira hano. Nawe ati ndakwinginze sogokuru ngo nibura umwohereze kwa data, kuko mfite bene data 5, ababurire ngo batazaza aha hantu ho kubabarizwa cyane. Aburahamu aramubwira ati bafite Mose n'abahanuzi babumvire. Nawe ati oya sogokuru Aburahamu, ahubwo nihagira uzuka akabasanga bazihana. Aramubwira ati nibatumvira Mose n'abahanuzi ntibakwemera naho umuntu yazuka. Hano turumva yuko uyu mutunzi yibutse ko mwisi hano yasize abavandimwe, kandi abo bavandimwe yahasize ni abavandimwe bakora ibyo bishakiye, ntibazi Imana, ni abasinzi, ni abanyeshyari, ni indyarya, barabeshya, ni abahehesi, ni abasambanye, ni abicanyi, ni abagome, ni abanyamahane, ni abanyabugugu. Yibuka ko yasize abo bantu ku isi bameze batyo, kandi nabo mu muryango we. Noneho rero sasa ntabwo yifuza, yagize impuhwe bambara, ntabwo nifuza ko bazaza hano hondi kubabaza ngo nabo babarizwe. Yinginga Aburahamu avuga ati mutume Lazaro asubire hariya ku isi, yoka byaragenda aburira abavandimwe banjye batazaza ahantu hameze gutya ho kubabarizwa. Ababurire ko ahantu nyuma hano mu rupfu, nyuma yo gupfa umuntu yavuye mu isi, ahantu akaba yagera hano hantu ari ahantu h'imibabaro, nagenda babwire bahirinde, bahindukire bihane kugira ngo batazansanga hano hondi. Uwo ni umutunzi uri kuvuga. Ntabwo hano Aburahamu yahakanye ngo avuge ko abari aho ngaho, abari iyo ngiyo kuzimu badashobora kuzamuka ngo baze basanga abo ku isi. Icyo yaramubwiye ngo nibumvire Mose n'abahanuzi. Undi ati oya, nyamuneka ntihagira umuntu uvuye aha ngaha akajya kubabwira, ahari nibwo bazihana. Lazaro ati nibatumvira Mose n'abahanuzi, naho hano hava umuntu akabasanga aho ari, ntabwo bazigira bahindukira. Shuti mukundwa, urumva yuko nyuma y'ubuzima hari ubuzima bukomeza. Wumvise neza ko ubuzima butarangirira mu gupfa, wumvise ko na nyuma yo gupfa ubuzima bukomeza, kandi bukaba bwakomeza ushobora gukomeza kuba mu mibabaro cyangwa kuba mu byishimo. Kuko tubonye aho Lazaro yarari mu munezero, Lazaro yarari mu buzima bwishimye, yarari mu buzima bw'amahoro, yarari mu buzima bw'umunezero, ariko undi nawe ari mu buzima bw'imibabaro. Reka tugaruke kuri wowe nanjye. Ninde ujya ukubeshya akakubwira ngo uyu muntu apfuye abaruhutse? Biterwa n'imiruho, biterwa n'uruhande yarariho akiri hano mu isi. Hano mu isi hari impande ebyiri, umuntu agomba guhitamo uruhande rumwe. Hari ubwami bw'Imana, hari n'ubwami bw'umwijima.
hari ikuzimu, hari n'ijuru, hari Satani, hakaba n'Imana. Hano mu isi ugomba kugira aho amahitamo amwe gusa: jya mu ruhande rwa Satani, jya mu ruhande rw'ikuzimu, jya mu ruhande rw'isi y'umwijima, cyangwa se jya mu ruhande rw'ijuru, jya mu ruhande rw'umucyo, jya mu ruhande rw'ubwami bw'Imana. Ni amahitamo. Hano mu isi ni amahitamo. Hari ugukiranuka, hakaba no gukiranirwa ugakora ibyaha. Ukora ibyaha wese akaba yaranze kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwe, uwo nguwo afite uruhande abarizwamo. Ari mu bwami bwa Satani, ari mu bwami bw'umwijima. Uwo yapfuye atandukanyijwe n'umubiri we, ubuzima bwe bw'umwuka bujya gukomereza ikuzimu. None wumvise ko ikuzimu ni ahantu h'imibabaro, ni ahantu h'amarira, ni ahantu uhari atakwifuriza umuvandimwe we kuhamusanga. Noneho rero Yesu yigisha ibi mu gihe cy'icyo gihe, mbere y'uko Yesu aza. Kuzimu yari irimo imigabane ibiri. Hari kuzimu y'abapagani, aho abapfuye bose bamanuka bakajya muri icyo gice cya kuzimu y'abapagani yitwaga kuzimu, aho babaga bari gushya no gukongoka bababazwa cyane. Hakaba na kuzimu yindi y'abakiranutsi, aho ngaho yari nuvuga ngo yari yobowe na Aburahamu. Abapfaga bose baragendaga bakaruhukira mu gituza cya Aburahamu, sogokuru wabizera, mukiranutsi wabanje kubaho. Noneho sasa hari umworera ugabanya kuzimu y'abapagani na kuzimu y'abakiranutsi, ku buryo ntawabashaga kuva mu gite cyaho ikuzimu yari iriya Aburahamu n'abandi bizera ngo ajye muri kuzimu y'ahandi h'abapagani bababazwa iteka, kuko hari umworera ugabanya kuzimu aho hombi, nk'uko twumvise Aburahamu yabibwiraga uno mutunzi. Kumbe mu isi y'umwuka na nyuma y'umuntu, na nyuma yo gupfa k'umuntu, umuntu abasha kuvuga. Urumva ko ubuzima bukomeza, umuntu abasha kuvuga kandi yarapfuye. Umuntu abasha kureba kandi hano mu isi bavuga ko yapfuye. Umuntu abasha kugenda kandi hano mu isi bavuga ko yapfuye. Umuntu abasha kubabara, umuntu abasha kumva kandi hano mu isi abantu bazi ngo byarangiye. Umuntu ashobora kuruha kandi bazi ko hano mu isi yaruhutse. Nshuti mukundwa muri Kristo Yesu, uri mu kihe gihande? Ubarizwa mu ruhe ruhande? Ese ibi bintu ujya ubitekereza? Ese ujya ubiha agaciro? Ese ujya ukorera ubuzima bwa none muri uyu mubiri wibuka yuko hari n'ubundi buzima nyuma y'uyu mubiri nabwo usabwa gukorera, usabwa kuzigamira? Ntabwo Imana yifuza ko azamanuka ikuzimu. Ntabwo Imana yifuza yuko azarimbuka. Ntabwo Imana yifuza yuko wazapfa ugasanga bene wayo bapfiriye mu byaha. Nicyo cyigisho twigishije yuko mu isi y'umwuka imiryango ikomeza, nyuma y'urupfu imiryango irakomeza. Noneho aha ngaha tubonye yuko nyuma y'urupfu n'ubuzima bukomeza. Ushobora gukomereza mu buzima bw'ibyishimo, mu buzima bw'amahoro, mu buzima buryoshye, cyangwa ugakomereza mu buzima bushaririye, ndetse bushaririye kuruta bwa bundi bwari bwaragushaririye ukiri muri uyu mubiri. Umubiri wikoshya, umubiri wigushuka, ntabwo uri umubiri wowe.
wowe uri umuntu, uri umwuka w'ubugingo uri mu mubiri umunsi umwe uzawucomorwamo, uzatandukanywa nawe. Nutandukanywa nawe, hari ahantu habiri hazaba hagutegereje, hari ikuzimu, hari n'ijuru. Iyo tuvuga ijuru rero nabwo utumva ngo ni ijuru rya rindi Imana yadusezeranyije, ijuru rishya n'isi nshya, ntabwo ari ryo tujyamo. Tujya mu ijuru ahitwa muri paradizo, ariko aho naho henda kumera nko mu ijuru. Naho ni mu ijuru, ariko si kimwe n'ahandi mu ijuru ry'Imana tuzinjizwamo, aho abantu bose bazahagarara imbere ya ntebe y'Imana, yicaye ku ntebe y'imanza, igacira imanza z'abazima n'abapfuye. Noneho ababonetse bose ko banditse mu gitabo cy'ubugingo bagahabwa kuba mu bugingo bw'iteka ryose bari mu ijuru. Ntabwo ari iryo juru tuvuga, turavuga ijuru ribanziriza iryo abavuye muri ubuzima, abambuwe no mubiri, aho berekeza ni muri paradiso. Ni ahantu n'ubundi naho hari umunezero, ni ahantu hari ibyishimo, ni ahantu ugera ukaharindira, ukaba uhari urindiriye abandi bose, umubare w'abandi bose Imana yagambiriye cyangwa ishaka kushyika. Nibamara kuzura rwose, bamaze kuzura, nibwo hazabaho rero gahunda y'Imana yo gusohoza byose hano, aho Bibiliya ivuga ngo mbona ijuru rishya n'isi nshya. Nshuti mukundwa muri Kristo Yesu, ahangaha mvuze muri paradizo twahasoma kugira ngo ubyumve, utagira ngo ibyo mvuze ndabyihimbiye. Umva muri iri jambo, umva muri iri jambo, umva muri iri jambo. Ntabwo duhimba, tuvuga hano ijambo ry'Imana. Abatumenyereye bazi yuko tutajya duhimba. Twebwe hano ku isengesho ribohora twigisha ijambo ry'Imana, tuvuga Bibiliya, tuvuga Bibiliya, ntabwo tuvuga ikitari Bibiliya, tuvuga ijambo ry'Imana. Nta munsi n'umwe hano tuzababwira ibintu bitari mu ijambo ry'Imana. Reka dusome hano, kandi icyo cyanditswe namwe murakizi. Ni Yesu amanikwa ku musaraba, ari hagati y'ibisambo bibiri. Munsi yari ari hagati y'ibisambo bibiri, umwami Yesu Kristo. Noneho igisambo kimwe kiramureba, ni urupfu rwa Yesu. Twihute tugiye gusoma ibyanditswe bijyanye n'urupfu rwa Yesu. Urupfu rwa Yesu ubyumveho gatoya. Urupfu rwa Yesu ni urupfu rwa Yesu. Kadusome ku rupfu rwa Yesu, nirwo tugiye gusoma. Abatambyi bakuru n'abanditsi bamurega, ariko ntiyagira icyo yireguza. Ndimo ndareba ibyo byanditswe, ndimo nkoresha Bibiliya. Ndimo ndareba handitse mu rupfu rwa Yesu. Reka tubirebe muri Yohana. Ni Yohana, ndumva Yohana, muri Yohana ariho habivuga neza. Muri Yohana niho havuga iyo nkuru neza. Muri Yohana niho havuga iyo nkuru neza. Yesu apfa. Kadusome ijambo ry'Imana. Mucuti mukunda muri Kristo, hangane mu rupfu rwa Yesu. Urupfu rwa Yesu, ndi gukoresha Bibiliya y'Ikinyarwanda. Pilato yongera gusohoka arababwira ati, dore ndamusohoye, ndamubazaniye.
ngo mumenye yuko ari nta cyaha mubonyeho. Nuko Yesu asohoka yambaye ikamba n'amahwa n'umwenda w'umuhengeri. Pilato arababwira ati uwo muntu nguyu. Abatambyi bakuru n'abasirikare bamubonye batera hejuru bati mubambe mubambe mubambe. Pilato arababwira ati muba rimwe mumujyana mu mubambe. Murongo wa 7 ngo abayuda baramusubiza bati dufite itegeko kubw'iryo tegeko akwiriye gupfa kuko yigize umwana w'Imana. Pilato yumvise ibyo arushaho gutinya. Reka dusimbuke tugende duhere ku murongo wa 20. Duhere ku murongo wa 20. Handitse ngo urwo rwandiko ngo asohoka yikoreye umusaraba agira ahantu hitwa inyabihanga mu Heburayo hitwa Igorogota. Bamubambanaho n'abandi babiri hirya no hino, Yesu ari hagati. Pilato yandika urwandiko arushyira ku musaraba rwanditse ngo Yesu umwami w'Abayuda. Ngo urwo rwandiko benshi mu Bayuda bararusoma kuko ahantu babambye Yesu hari bugufi bw'umurwa kandi rwari rwanditseho mu Heburayo no mu Roma no mu Rugiriki. Nuko abatambyi bakuru b'Abayuda babwira Pilato bati ntiwandike ngo umwami w'Abayuda ahubwo wandike yiyise umwami w'Abayuda. Pilato arabasubiza ati icyo nanditse nacyanditse. Hano tusomye iby'urupfu rwa Yesu, ariko uru rupfu rwa Yesu icyanditswe nifuzaga ni icyanditswe aho ibisambo bibiri byari bimanikanywe na Yesu ku musaraba. Noneho kimwe kikamubwira ngo niba uri umwana w'Imana ikize natwe udukize. Ikindi kikabwira Yesu ati mbese ye ntabwo uzi yuko twebwe turi abanyabyaha twazize ibyo twakoze, uyu akaba ari umukiranutsi. Kigahita kireba Yesu kikavuga ngo databuja ndakwinginze uzanyibuke mu bwami bwawe. Yesu akagisubiza ngo nukuri ndakubwira yuko uyu munsi turi bubane muri paradiso. Nicyo cyanditswe nashakaga kugira ngo nkwereke icyitwa paradiso. Iyi paradiso rero, iyi paradiso turimo turasoma nuvuga ngo paradiso ni ahantu naho hameze nko mu ijuru cyangwa ni mu ijuru, ariko si rya juru nyine rya rindi original. Ni ahantu naho ubwaho hameze nko mu ijuru, hari umunezero, hari ibyishimo, hari byose, aho abakiranutsi baruhukira bagahanagurwa amarira yose, ariko bategereje abandi bakiri mu isi bazagenda bakabasanga. Aho hantu ni ahantu rero niho hitwa muri paradiso. Nicyo cyanditse nashakaga kubasomyi ba Bibiliya. Ibyo murabizi ko Yesu yavuze ibyo ngibyo. Iyi paradiso rero tubona mu rupfu rwa Yesu mu gice cya 28 muri Matayo. Yesu aterura azura abantu. Mu rupfu rwa Yesu tubona hari abantu bavuye kuzimu. Hari abantu bavuye kuzimu mu rupfu rwa Yesu. Mu rupfu rwa Yesu hari abantu bavuye kuzimu. Mu rupfu rwa Yesu hari abantu bavuye ikuzimu. Matayo igice cya 28. Reka mpasome ndumva aho ngaho hari butwereke ko hari abantu bavuye ikuzimu mu gice cya 28. 20 hari abantu bavuye ikuzimu. Reka dusome turebe aho hantu.
reka duhere hano igice cya 20. Ni Matayo igice cya 27. Mu gice cya 27 reka dusome ngo umwenda kuva ku murongo waho wa 50 ariko duhera ngo ariko Yesu yongera kuvuga ijwi rirenga aratanga umwenda ukingiriza ahera cyane h'urusengero utabukamo kabiri utangirira hejuru ugeza hasi, isi iratigita, ibitare birameneka, ibituro biracinguka, intumbi nyinshi z'abera basinziriye zirazurwa. Hano urumva ko ijambo rivuze ngo ibituro biracinguka, intumbi nyinshi z'abera bari barasinziriye zirazurwa, bava mu bituro bamaze kuzuka binjira mu murwa wera babonekera benshi. Urumva ko ijambo hano rivuze ngo ibituro byarakingutse Yesu amaze gupfa cyangwa gutanga. Hano ijambo riratubwira ngo umwenda wari ukingirije ahera mu rusengero watabutsemo kabiri utangira hejuru ugera hasi, isi iratigita, habayeho umutingito udasanzwe unyeganyeza isi. Umaze kunyeganyeza isi rero ngo ibitare birameneka, ibituro biracinguka cyangwa imva ziracinguka, ngo intumbi nyinshi z'abera. Urumva ko mu gihe cya Kristo Yesu mwipfa rye hari abera bavanywe iyo hepfo mu bituro. Ni bande abangara? Abana ni babandi ba Aburahamu, ni babandi ba Dawidi n'abandi bose bari barasinziriye bo mu isezerano rya kera. Ako kanya ijuru cyangwa ikitwa paradizo cyangwa se kuzimu y'abizera yahise ihindurwa paradizo, ijyanwa mu ijuru. Nuvuga ngo paradizo yari iri hepfo ikurwa hepfo yo ngikuzimu ijyanwa mu ijuru. Nuvuga ngo kuzimu nta mukiranutsi w'Imana ukimanuka kuzimu. Kuzimu ni kuzimu yose yabaye kuzimu y'abapagani, yose yabaye kuzimu y'abanyabyaha. Abavuye muri ubuzima rero batandukanyijwe n'uyu mubiri, ubuzima bwabo bukomerezwa muri paradizo. Abari bari mu byaha, ubuzima bwabo n'imibereho yabo ikomerezwa kubaho mu kuzimu. Noneho ejo rero tuzagaruka turebe ukuntu imizimu, abapfuye bashobora kuza kugutera wowe, bakakurwanya, bakaguteza inzara, bakaguteza ubukene, bakaguteza inyatsi, bakakubuza gushaka, kurongorwa, gushyingirwa, bakakubuza amahoro, bakakubuza ibitotsi, bagatuma udasinzira. Ejo nibyo tuzakomeza. Uyu munsi twagaragazaga ko ubuzima iyo umuntu na nyuma yo kwamburwa umubiri, ubuzima burakomeza, imibereho igakomeza. Imibereho irakomeza, kandi aho ukomereje uba wumva, ubuvuga, ubugenda, ubufite amaso, ubufite amatwi, ubufite byose. Nshuti mukundwa rero, ntuzongere gushukwa no kubeshywa ko iyo umuntu apfuye aba aruhutse. Nta kuruhuka guhari. Haruhuka umukiranutsi, haruhuka umwana w'Imana, haruhuka uwakoreye Imana, wabaye mu buzima bwano mwinshi akiranukira Imana, akora ibyo gukiranuka. Uwo ni uruhuka. Ariko utarigeze amenya Imana, umunyabyaha, uwo ntabwo aruhuka, ahubwo atangirira, niho aba agiye gutangira ubuzima bw'imibabaro, niho aba agiye gutangira ubuzima bw'agahinda, niho aba agiye gutangira ubuzima bubi kuruta ubundi buzima bwose bubaho hano ku isi. Imana amahoro igumugisha. Ndagusaba niba utarakizwa, twagufasha gukizwa, twakuyobora mu isengesho ryo gukizwa. Aho uri rero wayo utarakizwa, vuga muri iri sengesho, uvuge uti Mwami Yesu Kristo, mbabarira ibyaha byanjye, ndi umunyabyaha mu magambo, mu bikorwa no mu bitekerezo. Sabye imbabazi. Nta mwana w'umuntu wabasha kunkiza ibyaha nkora. Ni wowe Yesu Kristo wapfuye ku bwanjye uzira njyewe. Uyu munsi ndihannye, ndakwihaye, nguhaye ubugingo bwanjye. Ngwino winjire muri nge, ngwino ukorere muri nge, ngwino uture muri nge. Satani n'ibyawe byose ndabyanze. Nigiye kwa Yesu, nisangiye Yesu Kristo. Andukura amazina yanjye mu gitabo cyo kurimbuka no mu gitabo cy'urupfu. Yakuri kuzimu, izina ryanjye ryandikwe mu gitabo cy'ubugingo buhoraho. Hereye umunsi wa none, Mwami Yesu Kristo, ube muri nge, nanjye mbe muri wowe. Mbe umwana w'Imana, misi yo kubaho kwanjye kose.
ni mu izina rye isumba amazina yose, amen. Niba iryo sengesho risenze rikuvuye ku mutima, ukaba usubiye muri ayo magambo, wahaye Yesu Kristo ubuzima bwawe, izina ryawe ryandukuwe mu gitabo cy'urupfu, ryanditse mu gitabo cy'ubugingo, igisigaye rero shaka itorero urijyemo, hanyuma ube mu buzima, ujye usenga, ugume mu nzu y'Imana, usenge, ujye usoma ijambo ry'Imana, ubuntu bw'Imana bugufashe, imbaraga z'Imana zikubeho, Uwiteka agucingire, kurinde kuzapfa ngo ujye kuzimu, Uwiteka agucingire, ube umwana w'ubugingo, uzajye mu ijuru, izina rya Yesu Kristo. Nawe wakijijwe, Uwiteka agukomereze mu buntu bwe no mu mbaraga ze nyinshi, mu izina rya Yesu Kristo isumba amazina yose, amen. Shalom shalom, tuzakomeza na hejo.